bose bagukubita hagiye batagukubita uhagaze ariko umugabo aragukubita harya batagukubita ariko aragukubita ukemera rahira nyine abagore bakubita abagabo rwose abaya n'abagore n'abagabo oya abagore barinze intuzo y'ahantu rwose ariko nyine muri rusange abantu babanye neza babonye neza cyokoze umugore akavuga ati ngiye ndigenga abagabo abagore binamba urutonde baragasoma rwose neza cyane baragasoma ariko abagabo nabo bakinyuma y'abadamu babo. Ikintu namaze kubona rero gikomeye, iyo umugore yahanganye n'umugabo agahangana n'umugore, burya biba byarangiye, nta garuriro riba rigihari. Na biriya abantu bavuga ngo polisi irabizamo, RIB irabizamo, polisi na RIB bizaza bije kubatandukanya kugira ngo mudatemana. Ariko iyo havuyemo umugabo akihanganira umugore mu nyungu z'urugo rwabo cyangwa z'abana, nibura tafazari hari ikintu kigaragara. Bakunze Masharline Official TV, ndi Clement Bagimahe, hano ni muri Rutonde, murenge wa Shorongi, akarere ni Rulindo, intara y'Amajyaruguru. Tugiye kuganira n'abaturage batandukanye, aho tugiye kureba ko babanye mu ngo, abagabo n'abagore bemeze gute, ese kugira ngo zabo zigende neza, ibibazo bigenda bigaragara hagati yabo ni ibiki. Ubuse ko mutaza mu guhinga ugiye guhatera iki? Ibishyimbo. Okay. Hano tugana mukana twahinze twakutije. Ibishyimbo ndaza kubiryaho. Ndaza kubiryaho. Nabwiye ko ndikirama abajamahe umunyamakuru. Okay. Hanyuma rero imiryango unasobona imiryango inaho ibanyiti banye neza banye. Akabagabo yo kajemo no kuvuga iki? Iyo yisomeye ariko n'uwarwe ntabwo ari bose yisome gucupa yakubwira nabi kubwira nabi sisi bisanzwe cyangwa gukozamo n'urushimwe imigeri zamo imigeri ni ukuri ko Imana imigeri zamo niko imigeri gusa abagore ntibakubita imigeri bose bagukubita hagiye batagukubita uhagaze ariko umugabo aragukubita harya batagukubita uhagaze ariko aragukubita ukemera rahira nyine ubwo se mubona bigiye nibyo byicise cyangwa nibyo bike? Ntabwo ari byinshi. Ubundi abagabo barwanaga cyane kera rega, n'ubu rwose ntabwo bakigera amahane cyane. Uretse ko utabura kwikangarira. Ntabura kwikangarira. Ubwo se abagore ntibakubita abagabo? Oya, nta mugore ukubita umugabo. Ego mwana byabaye he? Muhawe buriya ntayakubita abagabo? Imibanire y'abantu hano muri umudugudu wa Weya wenda ubuyo ntawe urayibona ubona emeze gute? Nta kibazo cyabo. Abadamu nibo bakunda gusinda, nibo bakunze gusinda bakarenza urugero. Noneho ko bagenda bavuga ngo birangira mu bakubise imigeri, mu bakubita imigeri gutari bo basinze. Abagabo baraze iyo bageze mu ngo zabo, hari igihe umugore usanga yankuye nawe yarimbutse. Wagera mu rugo umugabo, nta mugabo ngo ushobora kuvuga, umugore akakubwira ngo urankoraho bagufunye. Muze witwande? Nitwa Hategekimana Rora. Wowe tuye he? Ngiye ntuye hano i Rutonde. Yaba data we. Hanyuma rero abagore ati mu by'ukuri barigiye badushyiramo imigeri, abagore ngo arigiye uyu mugabo yasinze ngo ashobora gushyiramo umugore imigeri. Nibyo rwo. Abagabo bakubita abagore. Abagore bakubita abagabo rwo. Abaya n'abagore. N'abagabo. Oya. Abagore barinze intuzo y'ahantu rwo. Ariko nyine muri rusange abantu babanye neza. Babonye neza. Cyokoze umugore akavuga ati ngiye ndigenga. Bunkoraho. Barahita bagufunga. Ndakushyira RIB. RIB. Hano RIB irahaba. Ndahira.
byagera kuri polisi rero wamukubise wayombye n'iyo umugore yakubeshera bahita bagushyiramo ariko uri umubyeyi nawe ndi umubyeyi nubatse none iyi mibanire y'abagabo n'abagore ubona nyine muri rusange muri rusange byo nta kibazo uretse nk'abo nyine baba banyoye abagore cyane bakunda inzoga hari n'abanywa bakarutsa abagabo ariko mu mibanire byo ni mu wayene ntabwo wenda ni runaka hariya ariko ahandi baba bifashe abagore ntabwo ari bose ariko hari abasa bameze nk'abananiranye bameze nk'abananiranye abagore nibo basinda bakaba bagiteza ibibazo mu muryango cyane ubwo kwahukana bimeze gute rero kwahukana gutandukana kw'abagore n'abagabo bishingira kuri ibyo se iyo byabaye iyo byabaye bigomba gushoboka kubera hejuru umugabo iyo bamaze kukugeza nko kuri ku buyobozi umugore nyine mwateye nka gwaserera gutyo ntabwo ugerayo bagahita bagufunga wenda bakagenzura imibereho kuri polisi ukuntu byagenze bakurekuza wa mugabo akaza afite n'ubundi bukana ugasanga ingo atandukanye n'umugore bitari ingwe ntabwo gutandukana se ubwo nuvuga ko biterwa n'inzoga gusa nta bindi bitera gucana inyuma no gucana inyuma birahari ubwo none muvuga ngo abagore nibo bakunda gusoma ku gatama ubwo gucana inyuma bituruka kuri bande n'abagabo abagore bina muri rutonde baragasoma rwose neza cyane baragasoma ariko abagabo nabo baciye inyuma y'abadamu babo byagera aho ngaho ugasanga umugore yabimenya ugasanga birakitse tweba twakura nk'abaturanyi tukagerageza kujya kubunga ugasanga noneho twabakiza mu kanya gato nk'ejo ugasanga n'ubundi bibaye rwaserera bikageraho nta gucana inyuma ni cyane birahari birahari rwose birahari yaba n'abagore nabo bari guca inyuma y'abagabo byo birahari rwose cyane muri rutonde ingo ati zibanye muri rusange tuvuge nko kwijanisha zibanye neza bingana gute zibanye nayo bingana gute nka 80%. Zibanye gute zibanye neza 80%. Ubwo abasigaye 20 ntabwo buzuzanya ari bo ndi kuvuga bameze mu nge hano ni akagari ka Rutonde umudugudu wagweye umurenge ubwo ni Shorongi akarere ni Rulindo kugira ngo abantu babane neza ariyo 20% isigaye ibane neza imiryango yabo ibane neza ubona hakorwa iki hakugu ubufasha bwande bw'abayobozi bo hejuru bakaza bamanuka bakatwegera kugira ngo bagende gute babanishe neza bakatwigisha kuko nk'ubu umugore nta wamubwira ngo kora iki hejuru nabo ngo yisomeye aravuga ngo mfite amafaranga wewe nta nayo ufite ntabwo mwuzura wewe nta mafaranga ufite we arayafite arakubwira ati ni njyewe uri nagutunze nta n'icyumbwe akabona ubwigendera nyine umugore nibakunda kubivuga ina cyane reka bazaba mama di twakomeje guhingana kuva kare mere bitese umusaza aratubwiye ibintu bishekeje ati inaha abadamu bafata agatama cyane banywa inzoga bagasinda bafata akantu bagasinda ngo ariko abagabo nabo ngo bacinya abagore cyane nibyo nibyo byakubwiye nibyo ukuri kw'Imana yego ntawe nsubiremo numve usanga nyine abadamu benshi nk'iyi saha baba bibereye mu tubari bagize ngo bageze mu rugo umugabo yavuze ugasanga bibaye za nduru yego bikaba induru kubera ko umugore ari gusoma ku kantu yego naho gucana inyuma bigenda gute bituruka nyine kubwo businzi kuba butasinze se ukajya gucunyuma umugabo ntabwo byashoboka muri make abagore gusinda bahita bajya no guca abagabo inyuma yego umusaza aravuze ngo abagabo nibo baca cyane abagore inyuma nibyo
nabo barabikora ariko n'abadamu turabikora. hano tuzagaruka nanone kuri Mama Charlene agatanga inama ku miryango itandukanye ubwe nyir'ubwite nka nyiri televiziyo aho azagaragaza aho uko ibibazo bigenda bitandukanye mu muryango byagenda bikemurwa n'aba nyir'ubwite ndetse bagaharanira kugira umuryango mwiza kandi muzima. Ni kwa kundi dukunda kuza buri gihe ni Mama Charlene Official TV ngindi Clement Bagemahe. Hanyuma rero Mama Charlene ni Mama Charlene Official TV twakira abantu bose badukurikiye muri aka kanya tukubaze kubashimira ko bakomeje kubana natwe. Turabashimiye. Views zirabitwereka sharinga biratwereka commentaire barahari za commentaire zigutuka ntago ziherutse ariko aragaragara agatutsi kamwe nabonye keza agatutsi kamwe kameze gato karimo bavuze ngo iki ko na gatutsi keza ni cyangwa ni cyangwa ngo ni cyangwa bwishukuri ni ku cyangwa twagarutse rero nuko dutangiye tubishimiye tusuhuza dutebya tuganira ngombwa niba twumve nabi ariko niba twumva nabi n'uburenganzira bwe n'uburenganzira bw'imyumvire ye nta kibazo mwitagaza makuru byose turabyemera kandi byose cy'ingenzi nuko nta ukwiye guhutaza undi. Mama Charlene rero mu buryo bumwe ku bundi muri menya nibi muri gahunda zitandukanye kwa kundi ko ugenda uganira n'abantu twakugereye nyine urabizi ko twakugereye Mama Charlene Official TV twakuzamukira tukugereye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo tuhasanga abaturage tuganiriye nabo ndagira ngo mu nkuru twataye twaganiriye nabo ugiye kubaha inama wowe. Twasanze abagabo n'abagore bamwe na bamwe hari muri za Rutonde umurenge wa Shyorongi ariko mu gice cyo hirya cyo kuri za Nyabarongo hirya ati twebwe mu mibanire yacu mu rugo harimo tubazo dutandukanye imibanire yacu mu rugo ari tubazo dutandukanye turi tekinike bamwe ati abagore bangaha rwose barasinda cyane abagore ati natwe abagabo baduca inyuma noneho abagabo nabo ati abagore bacu ubwo basinda iyo yasinze yibuka baduciye inyuma yego natwe turishyashya muri make abantu bameze gutya yenda babivuze babona ko bagaragaza ko bifuza ko haba impinduka urababwira iki kuri aba bantu urababwira iki? Wenda nk'icyo kibazo cyo kuvuga ngo muri iki kiganiro cyitwa ngo menya nibi mu bubatse kuvuga ngo abagabo babaca inyuma hanyuma abagore nabo ngo bajya gusinda ubundi ntago imibanire y'abashakanye ntago abantu bakwiye kubaho mu buryo bwo guhangana kuko ntago bakwiye kubaho mu buryo bwo guhangana ahubwo bakwiye kubaho mu buryo bwo kuzuzanya ariko nanone hakabaho ikintu cyitwa guhagarara mu cyuho hakabaho guhagarara mu cyuho nubwo mbizi neza ko urugo rwubakwa n'abantu babiri burya n'umufundi iyo agiye kubaka akenera umuyede nta muntu ushobora kugira ikintu yubaka ari umwe ngo kizagira imbaraga kuko kuba umuntu yazamukana itafari akongera akamanuka akajya kuryiha biriya bintu ntago byazakunda naho byakunda byazamo intuza nyinshi ariko ikintu nabonye mu bubatse gikomeye nanjye narubatse buryo mvuga ibintu byo mu bubatse nuko ibyiciro byose by'umubabaro cyangwa byambutiyaje mu rugo nahuye nabyo hanyuma iyo uramutse ubanye n'umuntu ukabona yuko adashaka ko mwubakana ushobora kubaka wenyine ukavunika ariko kugira ngo ugire ibyo uramira ku buryo ushobora no kuziba icyuho cya mugenzi wawe nimba ari umugabo ushobora kuziba icyuho cye nimba ari umugore ushobora kuziba icyuho cye kuko no guhagarara mu cyuho bijya bibaho ariko iyo hajemo ngo ujya ujya kunca inyuma nanjye ndi buguhime nirirwe mu kabari ibintu bisa no guhimana no guhangana hari ikintu abantu batazi ariko njye maze kumenya maze kubona mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu mu miryango ubu ufite experience uvuga ko ntayifite ntago yaba ari muzima yego kuko nimba afite abana 5 umwana wanjye akaba afite imyaka 18 aba narabaye mu rugo imyaka irenze 10 uri kumva yego mbaho mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko icyuho mu rugo rwanjye kitabonekamo nuko hari ibintu byinshi ngize gute hari ibintu byinshi nzi ikintu namaze kubona rero gikomeye
iyo umugore yahanganye n'umugabo agahangana n'umugore burya biba byarangiye nta garuriro riba rigihari na biriya abantu bavuga ngo polisi irabizamo ribu irabizamo polisi na ribu bizaza bije kubatandukanya kugira ngo mudatemana ariko iyo havuyemo umugabo akihanganira umugore mu nyungu z'urugo rwabo cyangwa z'abana nibura tafazari hari ikintu kigaragara kera ndi mu rugo hari ukuntu bambwiraga ngo wenda ibibazo bimbaho nuko umugabo wanjye namworoye bakavuga muri ubwo buryo wamworoye byari ukumworora byavuga kumworora byashatse kuvuga iki byo bashakaga nimba atampahiye akamara ukwezi akamara umwaka ngende njye guhangana nawe ariko ngewe nkasanga guhangana nawe si umuti ahubwo nkumva ngomba kwishakamo imbaraga kugira ngo ibyo adakora mbikore uri kumva kuko burya bashakanye bakwiye kurwazanya ushobora kurwaza umugore ejo bundi ejo nawe akakurwaza ushobora kurwaza umugabo ejo bundi akakurwaza ariko ibintu umwuka wo guhangana ntabwo ari mwiza ndashaka kwigisha ikintu gikomeye mu bantu bubatse guhagarara mu cyuho cya mugenzi wawe umugore wawe yaba ikigwari ntumufatanye n'ubugwari bwe ugahagarara mu cyuho ukaba umugabo ukaba n'umugore kugira ngo abana babeho neza cyangwa kugira ngo nawe wihe amahoro kuko nta nyungu nigeze mbona mu guhangana umuntu abantu bakiga guhagarara mu cyuho none se umugabo nta mituwere yaguze base wowe nimba uyafite waziguze si abana banyu nawe ukanamugurira uyu mugabo ntago ahaha mu rugo ashobora kudahaha kuko atayafite cyangwa akayakwima akayashyira mu ikofi mu rwego rwo kugabanya impfu mu rwego rwo kugabanya inshyi n'imigeri nimba ataguhahiye ukaba ufite amaboko abiri warebye ukuntu ukora ukihahira kutamugaye udafite ubumuga kugira ngo n'abana bawe barya kandi nawe ukamugaburira ibanga nabonyemo rikomeye ni uko umuntu umeze gutya abona umugisha wajya kubikora narabikoze cyane kandi n'ubu uretse ubu simbikora sindera batanu njyenyine ntabwo nabikoze mbana n'umugabo n'ubu ndabikora ni ukuri kw'Imana dore singahariya noneho aba bantu bahariya muri rutonde inama ya mbere baha niyo guhagarara mu cyuho waba ufite umugabo mubi ugahagarara mu cyuho ukaba umugore ukaba n'umugabo waba ufite umugore mubi ugahagarara mu cyuho bene uwo mugabo uhagarara mu cyuho cy'umugore bene uwo mugore uhagarara mu cyuho cy'umugabo ntajya akena ashyigikirwa n'Imana mu buryo bukomeye ubwo buzima rero nawe ubayemo nanga ikintu cyo guhangana no kwitana ba mwana koze nkabikora ndagenda mba umugabo mu rugo kandi nkumva ntibimbangamiye ntabwo byigeze bimbangamira kuko nahise numva ngo ngomba kubigenza gutya ubuzima bukanje bukangora kugeza ubwo n'abashinzwe umutekano baza kunyaka amafaranga y'umutekano ibishingwe bakaza kunyaka ayibishingwe kwimuka nkajya gushaka inzu ndagenda mbaho muri ubwo buzima amaze no kunta agiye sinigeze nkururana nawe ngo njye kwirirwa mushyirishamo mubuze amahoro mubuze amahwema muri make gutanga ubuhamya kuri abantu bagenda bitana ba mwana abantu cyangwa ibibazo baba barimo umubuza amahoro ngo numva ngo agiye gushaka ngo njye gukanura amaso aho atuye ngo numvise ngo ari kumwe n'umukobwa ngo njye gukanura amaso no amaso ngomba kuyakanura mvuga ngo minerivare y'abana banjye iraturuka hehe abana banjye bari burya iki ese mpfuye abana banjye babaho gute ibyo bitekereza abo bagore cyangwa abo bagabo Imana irabashyigikira ndumva rero badakwiye guhangana ntibitane ba mwana bikitana ba mwana umwe narekura undi azafata ariko tukiraho wanababwira kubireka izo ngeso niba ashobora kwitana ba mwana ntago narangije nimba hari ikintu cyiza ni ukubaho udafite izo ngeso mbi iyo nza kuba ndi umugore w'umusinzikazi ubu tuvuga n'urwego abana banjye bariho ntago baba baruriho kandi icyubahiro mfite mu bantu abanzi n'abatanzi ntago mba ngifite ikindi nk'ubu ngubu nshobora nko kwicara hano cyangwa nahura n'umuntu akavuga ati mama Sharire mbwira momo yawe akama nk'ibihumbi 50 ijambo nagiye numva abantu bagenda bamfasha bakoresha barambwira ngo nuko wareza abana umugati w'umwana isukari ibaza umugati w'ibihumbi 100 bikumva iyo nza kubata cyangwa nkaba umusinzi bari kuvuga ngo nituyahama amasharirene arayajyana mu kabari iyo mbi kirumbo nkajyanirwa nsambana bari kuvuga ngo ndayaha abagabo
kuko bazi ko ntayajyana mu kabari bazi ko ntayahonga abagabo barayama n'ubu ntunzwe n'imifungo y'abantu. Okay. Hari n'abagore batanga amafaranga ku bagabo cyane nese umugore w'umusinzi cyangwa umusambanyi agura abasore n'abagabo ntabwo rero baba bafite. Urakoze cyane. Ikindi nshaka gusorezaho abantu nibakire Yesu bakizwe. Okay. Uko ibi bintu ndi kubibabwira ntabwo ari amaraso navutsemo gusa ahubwo imbaraga za Yesu ukizwa no kwegera Imana biragufasha. Yego. Urumva kuvuga ngo ugiye kuba umugabo ube n'umugore ubona umugabo aho ntabwo ari imbaraga za kimubiri ariko iyo usenga ugakizwa Imana iguha imbaraga rwose ukumva nibwo buzima. Ubu ukuntu mbayeho n'abana ndera 5 nta stress mbafite ngo numve ngo umugabo wanjye muhoze kunyeke mutuke mubwire nabi mu mutima hoya numva nkeye kuko mbishobozwamo n'Imana. Urakoze cyane. Aba baturage twaganiye nabo muri make ati bihanganirane mu guterezanya no kwitana ba mwanda. Icya kabiri bariki izo ngeso bo kubabazanya ubundi bakizwe. Shuti bakunzi bahangaho twagiye mu majyaruguru Mama Charlene Official TV ari naho twaje tuje kubasura ingekema bagema urumva twari turi kumwe nabo urumva inama bagiriye. Ariko hari nakandi kantu wenda nasorezaho gashobora kubishimangira abantu nibazajya babona ubwumvikane n'ubworoherane hagati yabo budahari aho kugira ngo babagane batemane buri wese ashobora guha amahoro mugenzi we ariko bagakurikirana imbuto zabavuye mu nda abana ni babatererana bagakurikirana abana be ariko nkaba nabwira abagore ngo ntuzigere wikuraho umwana wawe. Nta mugore uri ku isi wo kukurerera ugihumeka kandi niba nakurerera uzagira iherezo ribi kuko abo bana mugira mutyo ejo niwe uzagusazisha ejo niwe uzaba uri gutuma amazi ntago uzi ahantu uzaba uri. Abana burya abana n'abana b'umumaro n'abana b'ingenzi ntago burya turi kurera ibuye nk'ubu mu minsi mike ndaba ndi mama Fande abantu nanjye bambanira hakuri umuhungu warakaniye tu azakijya ndi mama Fande ndi mama w'aba docteri ndi mama w'abastari bakomeye bateye ubwoba. Docteur ni uhe muri bari y'abana se ndi mukuru Fifi imbaraga ndi gutanga imbaraga bivugaza ka docteur yego mu kuvura abaturage. Okay. Yego. Cyangwa docteur cyangwa amadocteur mu mategeko arimo n'umupilote akandi gatoya gusa urumva ibyo bintu koko urumva Fande kuvura abaturage noneho imbaraga ndi gutanga mu minsi mike ndabangabarama mu madiva abana banjye umwe yishyura umuriro undi mbese ndi umugore wareze abana banjye ubundi ntangire mbona umusaruro ampaye ngayo nguko rero umuryango ati muri benya nibi mu bubatse mumenye ko hari ibyiza biri imbere ugomba gutegura none yego ariko ushingiye no ku mateka abantu nibave muri utwo tuntu tandukanye tukwitana ba mwana no kujya muri izo ngeso ngayo nguko urasoza rero ubasengera yego hano kuri abantu urasoza ubasengera kugira ngo abagira izindi imbaraga nanone zirimo n'ubumana imbaraga z'Imana twasoza ubasengera ubwo dusoza urukundo ari ku musozo basoza ubasengera kuko babibonye ukuntu twaganiriye nabo ariko neho wasoza ubasengera. Yego ngiye kubasengera kuko nubundi ibyo byose nababwe n'ibyo ntababwe nafashijwemo n'abasengesho kandi nibasenga bazaba abagabo beza babe n'abagore beza kandi ibyo batazashobora Imana izabibashoboza kandi nzi ko iri sengesho riri bugende rigere hariya bari kuko iri isengesho ntiriyoba Imana irabazi izi n'amazina yabo aho ntabashije kugera nge iri sengesho nzi ko ribuhagere kandi rigira ibintu rihindura mu izina rya Yesu. Imana y'imbaraga zikomeye, Imana y'icyubahiro kizima, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana igira neza ikagirira neza abatuye isi bose, Imana irambura ukuboko igahaza ibyaremwe byose, Imana ifite gukiza no kwica mu biganza byayo, Imana igira imbabazi ndetse zivanze n'imbaraga. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe bagusangura baruhura, abantu baruhiye mu ibyaha by'ubusinzi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha bimeze nk'iby'ubwiyahuzi kubw'ubuzima bahura nabo, ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikomeye zigere ku buzima bwabo, ububasha bwawe ufite
bugende bujye ku bantu bawe, ubaruhure, ubakize ibyaha n'ibyago, maze haboneke umusaruro w'abatanga ubuhamya bavuge ko imbaraga z'Imana zabagezeho. Komeza kwagura Mama Charlene Official, kandi uha umugisha bene data dukorana uyu murimo, ukomeze guteza imbere abakirisitu n'abaturage, ugirire neza itorero n'igihugu, ugirire neza abatuye isi n'abadukurikirana, kugira ngo umuryango wubakike, imbaraga zawe zikomeye zigaragare. Ndagushimye Mwami kubikoze, kandi ko hari icyo tuzabona mu izina rya Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane, tugushimiye kuba usoje n'isengesho, ariko mbona no gushimira abaturage twaganiriye nabo ko baduhaye keya nziza cyane. Urabona nk'aba ngaba twahinganye, mwese twahinganye, tukorana imirimo, abasaza barisanzura, aho bose bagiye baganira natwe. Tubashimire ko byibuze mu rugero reka bebe echantillo ku bandi n'abandi bameze nk'uko aba ngaba twaganiriye, n'inama watanze zibe muri rusange mu gihugu no ku isi, buri wese agende kugenda bitatu wavuze, kandi n'isengesho ribaherekeye. Turashimire ko mwatwakiriye neza, ndetse ko n'abandi bazakomeza kutwakira neza. Ngayo nguko rero mukomeze mugirire byiza kuri Mama Charlene Official TV. Nyiri Clement Bagemahe na Mama Charlene turagushimiye, kandi mwese mukomeze mugubwe neza cyane. Reka n'ubutasongera tubagerere ahandi hatandukanye, tubagezaho ibyiza byaho nuko abantu bameze, n'icyahinduka n'icyakorwa kugira ngo habeho impinduka nziza. Ibihe byiza kuri mwese.